Hayo za basire. Uri murashaka kwivanga mu rubyaro rw'abana bacu. Suko mbavyivanze mukuru umwana wanje nasaba kandi kumenya amakuru y'urugo rwe no kwiva. Mwiriwe. Ndiko umuntu usuzara. Mwiriwe. Ndaho muzukuru wa. Yeza shema. Karori rero muhora mumvaga mu mutwe. Urambaza mugiye kandi ntabwo muheruka. Yaragiye aridamararira nyine yarakiza ari muri uwo murwa. Ese nurazana aya magambo yo kutanzanira icyo kunywa ngena byabazobora byayimekara byari inzobe bya Kakanya ni dundu gangira kudundaza. Shiramo. Umutware n'umwana. Gatwaze gace. Ene ruvuga. Kugira kusenyera abana banje kugira kubasenyera. Basenyera gute se karo ahubwo mbamubwi utarajya ngiye ku isoko njya gushaka yutuntu nawe ibyo gusenyera abana kuvuga ko umwana agomba kubyara undi mwana reba ndashaje nagiye kugendera ku nkoni eka ntabwo agomba mubyara reka njye ku isoko ndaje karo ngaho genda ibyo zanzanira nzabifatisha amaboko abeneye Karoli nabyo reka ngende nzabifatisha amaboko abeneye Karoli ndabivuze genda ajya ku isoko bari bavuga ku bana banjye ndamurahera aho twindikaga pa ndamurahera agiye Karoli aho twindikaga niyo njya kuvuga ku bana banjye ngiriwe yemwe abahingaye yewe ngiriwe kwa Kayitani mvuye ku isoko niko bimeze inyanya zarabuze nonsiya nawe usigiye ku isoko nonsiya muraho neza mama. yego komanda tuyarukana iminsi myinshi Hari haciyemo agahe? twicare hariya tuvuge habiri mubwire amakuru utarajya mvuye mu isoko Ubonye zitahenzera? Umwana w'umuntu azajya arya Nyagatare bishoboye. nonsiya amakuru yanyu Turaho. ariko tuba twayabaze we Ariko ngira kunywa mu kirori cyo kwa. Sinazi kubikubwira. yego Nuko umukobwa arasohoka umukobwa ngo w'i Kigali arasohoka ngo yambaye ibintu ngo bugufi yewe. Ariko uri kunaba igitonore ariko ngo yari yambaye ibintu bigera mu kibuno mama yabaye igitonore araka mbega nka muzungu wawe. wabanye ko umuco wacitse abantu bubu ntabwo bakibasha kwiguhana abana babo Ibintu bisize nana n'ibiki. hari ibyo bisiga bakageza iyi hari ibyo bagira ibiki wari n'ibindi bita nimba ari ibishahuro warabyumvise Ngo hari n'ibindi bita ni muceri iki? Ni mucesha. ariko neza ariko iki gihugu gikwiye kwigisha umuco twebwe bakuru dukwiye kuzajya twigisha abana bacu Vizine bavuga ngo cyane cy'umutuku waje. Vizine hajya wewe ufite umwana wize mbwira. umvisha umukobwa wanjye avuga ngo ni viziyo Viziyo shaka umwana ariko nonse uvuga no karame. Umukobwa nta kanunu ko kubya. ariko nonsi atanawe kasirida nagora umukobwa wanjye na nubu ntabwo kwa kuntu wari wambwiye ushaka kuza tukazajya kureba wa hahandi Bakubwiye hariya hakurya mu mpinga hariya nyine hahandi uri kubona wa musaza ufite abana b'abazungu hariyo umupfumu uwo akora irinda irayinjiyemo njyewe ntabwo najya kuraguza njyewe ndasenga utazabinshoramo ndasenga ariko karame karo igihe wagendeye ku isoko uvuga ngo ugiye kujya ku isoko na n'ubu mukiri mu magambo wa mugore we nawe ndakwiyamye karo muraho ndakwiyamye mu rugo karo muraho kanzira ngaho ni wowe guhaha nawe uransenyeye
Aransenyeye. Karori rero. Ntanganseye. Umuzukuru nakuze umuherekeza ataye nawe uri mu magambo ko. Karori rero reka mubwire. Twari turimo kuganira. Nta kindi kintu ariko naginaga n'akagogo. Numvaga ndushye ryakoko. Nuko dusazanye nawe ubundi. Nuko dusazanye. Igihe azaba nafashe agatama. Mwongera nkagusanga mu magambo. Tuzabonana. Ariko se Media nibagiye kukubaza ko nabonye usigaye ufite umukozi w'umusore buriya we n'umukobwa wawe bitekereza ari sibyo nari ni kukubwira cyangwa ubwani igituma ubona ntagikunda gutembera n'ibyo byose biba birimo nanjye mbabitekerezaho ariko nanone nareba nk'imirimo nkorera nkavuga ntabwo namusokora mu nzu bagende ntabwo nanjye si ukuvuga ko ako gatima mba ntakagize nk'umubyeyi mva nkihagera namwitegereje nkingura igipangu murebye mbagize impungenge nk'umuntu w'umubyeyi nanjye nta hantu umusore kandi yicara umwana umaze kuba agakumi buriya se ubona ko utazagira ikibazo wenda birumvikana bishobora no kubaho nyine ariko nanjye nk'umubyeyi nta kindi kintu mba ndi gucunga ndavuga nti nzajya nicara ahangaha imirimo agenda yikora yose ayirangize nanjye ubwo ijisho riba rimeze gutya nanjye si impumbya ntabwo bibereye hanze aho ni amahirwe mbihaye kuko banamutuma no ku isoko bakagurira mu nzira abantu babana mu rugo se byashatse kuba uzabirushya ahubwo icyiza bakangurira kubikumira n'umukobwa ukamuganiriza akamenya ko ari umukozi wo mu rugo reka umukobwa wanjye n'icyo ndi kuganira nawe mba mbona nyine anyereka kubona yuko ari umwana mwiza nta kibazo ibyo nta mwana utabwira kumva nta mwana utabigira imbere y'ababyeyi nawe nyubaha nk'umuntu udashobora kumusereza byinuze bishobora kumbabaza kuri urwo rwego ariko nanjye icyo gihe ukaba ntakigize niyo mpamvu inshuro nyinshi rero nirwa nicara nk'akavuga akazi nta kandi kantu gusa nyine ubwo nyine uzabyiteho gusa ukoze nyine nk'inshuti nanone n'umuvandimwe ariko nawe nta kindi kintu mba yakorera rero nutabyitaho nyine umwana wazakubyarira mu gihe da wange guheka abawe uheka abuzukuru mbabarira umubyeyi mbabarira yewe nari nyarutse nyine nje kukureba gusa hari n'ibindi bintu nari ngiye kureba ku muhanda ubwo rero nagira ngo usezere kuko n'akajika ntabwo wigeze usanga twahugiye mu magambo gusa yewe kansonga vuba nanjye reka mugeze kuri iyo kandi murakoze imana ikubwira murakoze cyane si mama ni ntabwo nari kumubona yagiye yagiye gusura mu nyirakuru okay niyo mpamvu ejo bundi n'umugabo numva bari kunyaga amafaranga ambwira ngo hari ahantu agiye kujya nyirakuru yari amaze iminsi ari kumumbaza rero narabuze kuko ari mu biro kuri kamwe kagiye ese umugore mwiza we ko mbona mbona utishimiye nta kibazo mfite ariko bityo rero nyine ku cyumweru ntabwo nzaba nshaka kujya nyine kandi zabagiye se kandi none ubutumwa bw'akazi nyine hasi ubundi ubu tuzakugira ryarimo ujya ni mu buri munsi ngo wajya ibintu nabyo ntabwo oya harakugiye gitoya oya ni ukuri nawe kabira ese tuzakugira ryarimo tubona tutagukumbuye byibura ndabibona ariko nyine ibyo n'umwe namwe mumenya ko nyine umuntu kugira ngo abeho bisaba kugira ute gushaka amafaranga byanye ko ubwo n'amazi iminsi ari kumbwira ngo arashaka abandi buzukuru ubwo n'akazi kawe ibyo uzamubwira n'ibyo ntazi ujye umubwira ko ntumenye igihe mbere mu kwezi wenda byibura ngo tubare iyo minsi nakumva ndi kubijyamo neza ngo urajye uzuri ko uzikeka ko kuzisobanura ni wowe uzisibiza reka turebe indi minsi vuga nyine mu minsi iraza turaza kugira tuzabikora nta kibazo gusa uteganya kumara igihe ni amezi 6 yonyine ntabwo ari yose amezi 6 nimba ntabikingana ntasangiye mabo Oya. amezi 6 yose oya ni vuba ni si uzi kuba mu nzu wenyine ndabyumva nyine ko bitoroshye ariko nyine tugomba kugira cyangwa se
tuzinge tujyane umwana azajya ku ishuri nyine umwana azajya ku ishuri cyangwa nzasiga nyifunze ubundi urugo turusigira umukozi ubundi tujyane ntabwo uzansiga ahangaha ako se wowe nubwo mbana nagiye kureba ntabwo se tukaneba amezi 6 w'inone yewe ubushize warabyumara 3 numva ndenda gupfa urukumbuzi rumerera nabi none 6 yose oya nzatibuka basi reka mbiteka agatekerezo ahubwo wowe tuzagende tujyane nurangiza bamwodeshereza inzu hafi y'akazi akazi nikarangira ku mugoroba ujye nsangaho undi ko nawe tugenye byabigaragaye kutanyizera ntabwo nyizera se oya ntabwo ari ikibazo cyo kutizera ahubwo ni ikibazo cy'urukundo rwinshi madamu wageraga nanjye ndagukunda ndagukunda cyane rwose ahubwo nyine nuko nyine bityo rero madamu ubwo rero mwiza urabizi ndagukunda genda rero ndebere ziriya moto z'umukara ziriya kamwe wampaye nyine umunsi aniveriseri yacu nurangiza nyine umanagure ugorore n'akagashati kamwe ka karuhu kari umutuku ubwo nzagenda nambaye nta kibazo kandi uvugishe kunoza uvugisha umukobwa wawe wumve ko nyine yazanye hari sawa ntari ibindi wahamagara umukecuru numve Nera bimeze bite? Sha, ko ndeba utari gushaka gutaha kandi urukumbuzi runyishe. Ntabwo uzi ko papa yasubiye mu kazi? Mukecuru yararaho se? Sha, gira ubanguke irungu riranyishe mana yanjye. Sibyo? Ariko wari umaze kumenyerana nawe disi. Ariko yihangane nanjye ndagukumbuye. Uri buze ku mugoroba se basi? Sawa ntaribi usuhuze mama turi buze kuvugana ubwo nugera ahangaha ubwo ngiye kukwitegura nyine. Sawa bye. Ndagukunda mama. Yamara ariko se abantu bahabo ntibajya basuhuza ariko mama niba bagukira imbwa ziwanyu ziba zanyakiriye na hamwe ntabwo nari nakumvishije banza n'umutwaro ushyira hasi gacyane udatirimo idashari kamande uramubona nabaye abazungu sigayemo bwara wiki ariko wibagirwa nyoko ntabwo nakumvira ni karibu ngwino wicare mama wanaturutse kure akaguru kaba kanyishe mwana wanjye no kwicara muri buriya modoka neza warakomeje urakomerezwa mama we icara neza udahungabana utaza gusura nyoko amakuru y'iminsi se mwana arindaho ntabwo nawe umuntu arebeye inyuma ntarabona nta kintu wari ubaye uretse iyo ntibibaze ko umukecuru ntabwo ntacyo wari ubaye ni ukuri ariko mpande wagira ngo kagenda kanabyiye iragugunika guguna bikazamuka bikamanuka byibuze se hari umuti ukoresha njya gusoroma ibyatsi bigakanda bya bindi by'abakecuru bimwe by'abakecuru kuki utajya kwa muganga ngo bakurebere ikibazo ushobora kuba ufite n'amama nimba ari bya mituweli se nawe wasanga mudatanga mituweli wowe ukora iki none se mama ko namaze gukura ko ubu ngubu nkaba ndi mu rugo rwanjye ubu najya amenya ibyangombwa nkajya kumenya n'ibyo kwa abana b'iki gihe ntibakimenya banki none se papa ntahari se akumariye iki abahari ntiyirirwa kuri dunda ubwonko none n'izi saa za nzoga ntabwo arazireka yabaga karora reka inzoga mwana wanjye wowe nta makuru ufite karora aracyari karori mbwira amakuru y'umukwe wanjye
gukora aho yagiye mu kazi ubu ngubu tuba turi kurwigaraguramo gutya twenyine njye n'umwana n'umukozi ndetse ko rero noneho usanze adahari yari yagiye gusura ngo be bagenzi be ngo ni umwana n'umukozi tuba turi kurwigaraguramo ahubwo naso n'ubufite bumbwira hakoresha abana b'umubi ngo burigaragura ngo n'umukozi ngo n'umwana isubwo na n'isoni muba mufite. none se mama utaragera kure urambwira ngo ndigaragura ngo n'umwana n'umukozi n'iki niyo mpamvu naguhaye umwana ngo aza gusure ukamumarana igihe kingana kuri wumvaga yuko njyewe merewe gute. ese mama urabona mba ndahangaha urabizi yuko umwana niramufite ari umwana umwe ndamuguhaye uragiye uramwicaranye nawe aho ngaho n'ubu ntekerejeho kandi ndazi ko ufite n'abandi buzukuru harya ngo ariko hari n'andi magambo numvishije atari meza yaje ambwira mama ngo uburyo ngo wamubwiye ngo urashaka abuzukuru ngo nubona ntabaguhaye ngo abe ari uzabaguha ariko ibyo bintu uri kumva ko bishoboka bikamubwira n'umubyeyi nkawe ko nabikubwira nongera gusubirira uriya mwana wanjye ndamukunda niba yaranze kubamo wagomba kubamo. ariko se mama nk'ubwo ibintu urimo kuvuga byibuze uri no gutekereza umwana w'uruhinja ngo agomba kuguha abana iki gihe isaha. reka rero mubwire mwana wanjye ababyeyi dushimisha uri gutekereza ko ari umunyeshuri mpfa namubonye umwana we cyangwa warabonye abuzukuru none se bwo kuba yamubyara nabwo akaba yishe ubuzima bwiwe bw'ejo hazaza byo byaba bikumariye urashaka ko azajya yirirwa arira n'umwana we nanjye nkajya nirirwa ndira nawe ugatangira kurira. umva mwana wawe nunyubaha ndakubaha urabizi ngaho byaba ari ibintu tutumvikana abana reba mba ndi mu rugo ese ngira ngo ni igihugu cy'abakobwa ari we mukobwa wenyine nabyaye erega nanjye ntabwo ari njyewe utari gushaka kubyara uri kubyumva ariko igihe kitaragera ugomba gutekereza none kuri kuntunganyiriza ko wanyoherereje umwuzukuru nkamutinda oya nyine kuba wambaye irungu karora aba yagiye ariko ufite abandi buzukuru ndetse n'injye mwana wabyaye njyenyine abahungu bawe n'abana bakubyariye ni abakobwa umwana wawe ni umukobwa abahungu babohereza mwa ba nyirakuru babyara abakobwa. mama nawe rero ntabwo turi kubyumvikana ikintu tutari kumvikanaho kubera yuko niba uje kunsura nanzi ko uje no kunsura ari ukunsura nawe uzanye amatiku yiriya mu byaro n'iki none yazanye iki noneho umwana wa reka tuganire ndakumviriza amatwi mama ntabwo amatiku yazanye mu mugi reka nta gahinda mba mfite mu mugi reka mama nanjye kuba mbikubwiye gutyo nanjye umbabaje uzi kugira ngo umuturanyi wanjye wa mushuti wanjye wa mukecuru ntabwo umuzi ambwira ngo wa mukobwa mwashyingiye ngo nimba ari notsi ya abakobwa ngo babyaye kane nanjye rero numva ni agahinda mbese abo bana byibuze baba barutanwaho igihe kingana iki mwana wa ni akana ku kandi ni akana ariko aranezerewe kugira ngo zanezerewe ariko ejo bisi nakubitanye nawe bagiye gushakisha niba ari byashisha kibono nimba ari iki reka mubwire ma nanjye umwana ndamushaka pe ariko mu gihe ugiye kubyara ugomba kubigirira n'iki umubare kuri iki gihe ubuzima buragoye uri kumva ibintu byose biba biri gusaba iki amafaranga buri gihe cyose no kugiteganyiriza ubwo rero ntabwo wafata umwana ngo ugiye kubyara umwana ejo wongere ubyare ejo niho usanga wananiwe no kubahereza mituweli ubwo nabwo ni ubugegera ntabwo ari ikibazo cyo kugegera mama ubwo mubwire mwana wanjye nimba ari ikibazo cy'umugabo yes bamwita Wilson. Yes, hello guys, inshuti bakunzi mukurikiye iyi filime yacu turabashimira kuba mukomeje kudushyigikira. Gusa hari ikintu kituzanye size ngizi ngiye muri kumwe nitwa Manirakiza Victor, ndi kumwe na mugenzi wanjye aka Hirwa Ja kabisa. Uyu munsi twaba tubazaniye inkuru nziza tubazaniye nta yindi nuko tubashaka kubamenyesha ko filime mwakunze muri benshi ku ntare rwa 01 yitwa Akagozi k'urukundo. Bakunze mwakunze Jennifer tugiye kubaza mu nziza cyane abantu bakunze nyine la filime, abantu baje kwigaragaramo ni benshi, harimo Jennifer, harimo n'aba James n'abantu bagiye batandukanye. tugiye kubabwira yuko filime noneho yagarutse imeze neza cyane. Twari dufite ibibazo muri la filime, umukinnyi yararwaye tujya kumwitaho, tubanje kubiseguraho kubera ko twatinze nyine kubikora, ariko batwihanganire. Gusa ndahamya ntashidikanya neza ko muri iki cyumweru
abantu baraza kubibona yatakayeho. Yes, inshuti bakuze mukurikiye Intare rwa 01 nuko mbabwira ko akagozi k'urukundo igarukanye fire moto. Ibintu nabonye. Ibintu byo musaka gukora? Wallahi nono. Ngwiki. Ahubwo ikintu nabasaba. Munyarukireho mubanze mubikurikirane murebe ibyari byo muwe musikura amasuku neza ku buryo izamuka none hari umuriro. Yes guys, kugira ngo mbabwire ngo mwarakoze kutwihanganira, mwaduteye inkunga inshuro nyinshi kandi mwarakoze kutwihanganira, twaratinze kubatumikira gusa akagozi k'urukundo kagiye kugaruka, season izajya zigenda zisimburana muzajye mubona ko hari icyavuguruwe. Akagozi k'urukundo kuri Intare rwa